nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, nongeye kubifuriza kugira ubuzima bwiza aho muherereye hose mu mpande z'isi, aho muherereye hose kuri uyu mugabane wa rurema. Mbahaye ikaze muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima nk'uko bisanzwe. Hari umukunzi wacu uri mu gihugu cya Afurika y'Epfo yari yatwandikiye atubwira ko umuhungu yamufashe ku ngufu, atubaza niba hari umuti yakoresha kubera ko akeka ko yaba yamuteye inda. Uyu munsi rero nkuzaniye umuti. Uyu muti usohora intangangabo mu gitsina cy'umugore mu gihe hatarashira amasaha 48 ukoze imibonano mpuzabitsina. Niba uri umukobwa ukaba wagiye mu rukundo n'umukunzi wawe mu gihe hatarashira amasaha 48, kora uyu muti. Abakobwa benshi babyara abana badashyitse, bakabyara abana bafite ibibazo, bakabyara abana bafite ubumuga kubera ko umukobwa yakimara kumenya ko yatewe inda atangira guhishahisha, agatangira kwizirika, agatangira kwicisha inzara, ugasanga abyaye umwana utujuje ubuziranenge kubera ko yamuhambiriye mu nda. Hari n'abihambira bakamuniga ugasanga bamwiciye mu nda. Hari n'abagerageza kuyikuramo bikanga, yamubyara akamujugunya akamuta mu musarane cyangwa akamuniga akamwica. Rero ni ibibazo byinshi bisigira abantu ibikomere, bibatera guhungabana, bibatera kugira imibereho mibi mu buzima bwabo bwose mu gihe habayeho ikosa agatwara inda atifuje. Hari n'abihangana bakababyara ariko ugasanga umwana abyaye amushyize mu bibazo, ugasanga umwana agize imibereho mibi bitewe n'amateka y'ubuzima bwe, bitewe no kuvuka kwe, bitewe n'inzira byanyuzemo. Rero ibyo bibazo byose harimo abagerageza gukuramo inda zikabahitana bikarangira basize ubuzima, harimo n'abagerageza kuyikuriramo bifashishije inshuti zabo bikabasigira ubumuga, hari abafungwa bagakatirwa burundu bitewe n'uko biyiciye abana. Rero ni ibibazo bikomeye cyane mu guterwa inda utifuje kandi bikagira ingaruka muri sosiyete nyarwanda. Dore rero uko uzabigenza mu gihe uzaba wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Uzahita unywa uyu muti mu gihe hatarashira amasaha 48 ukoze imibonano mpuzabitsina. Uragenda ukagura verouge cyangwa red wine, ukajya mu isoko ukagura ipapayi, hanyuma ukaza ugasatura ya papayi ugakuramo utubuto twayo, utubuto tw'ipapayi, ubundi ugafata ikirahure kimwe cya red wine, ugafata akabuto kamwe k'ipapayi ukakamira usomeje red wine, ukabikora mu gitondo na nimugoroba ukarangiza iminsi 5. Nukora ibi, niba hari intanga y'umugabo yinjiye mu gitsina cyawe nyuma y'iminsi 5 ukoresha uyu muti, intanga izasohoka. Bikurinde gusama inda itateguwe, bikurinde gusama inda utifuza. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, ora mbifuriza kubaho neza mu byo mukora byose, gutera imbere, kuramba ndetse no kubaho mu buzima mwishimiye. Niba rero ari ubwa mbere waruduteze amatwi, ukaba ukunze inama zacu, ukaba ukunze ibyo dukora, kanda kuri subscribe cyangwa sabone kugira ngo utazacikwa n'ibyiza byagufasha kubaho neza tuba turi kugutegurira umunsi ku wundi. Ikindi nakwibutsa nuko tukigufitiye promosiyo ya spiririna. Spiririna akaba ari ikiribwa muti, akaba ari ikiribwa cyongera abasirikare b'umubiri bikakurinda gusaza imburagihe, akaba ari ikiribwa cyongera intungamubiri nko ku bantu bageze mu zabukuru, ku bantu bafite ibibazo byo kubabara mu ngingo,
ku bagore batakigira ubushake, batakigira amavangingo bitewe no kwinjira mu zabukuru cyangwa bitewe no kugira ibibazo byo kwinjira mu gihe cyo gucura. Spiririna rero ikemura ibibazo byose waba ufite mu mubiri, by'umwihariko ku bantu bikinishije cyangwa ku bantu bikinisha. Spiririna irabivura burundu, nk'abantu bagize ikibazo cyo kurwara nanjoro ugasanga igitsina cyaragoramye bitewe n'ukuboko akoresha yikinisha, ugasanga igitsina cyabaye nk'umuheto. Spiririna rero irabikemura, igitsina kikongera kikamera neza, kikagira umurego, kigahagarara neza nk'ibisanzwe. Ukeneye Spiririna rero wahamagara kuri 0791 16 93 27. Murakoze cyane, reka tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde.